n'intambara muri Ukraine yonyine yafashe umwanya wose muri politiki mpuzamahanga. Intambara byabaye ngombwa ko hashakwa ikayi yandikwa mu ruhande buri gihugu giherereyeho n'urwo kidashyigikiye n'abifashe ku mugaragaro. Bamwe ntabwo babuze n'ubundi gufata uruhande mu migenzereze. Ntabwo ari imvururu n'intambara nyinshi zabayeho mwese ngo birinde bigeraho buri gihugu gisabwa kugaragaza uruhande giherereyeho ngo gitangaza ubwacyo umwanzi gihisemo n'uwo gishyigikiye ku mpande ebyiri ubundi zonyine zakabaye zihanganiye ubwazo. Intambara imwe ibera ite mu gihugu cyo mu burasirazuba bw'Uburayi ugasanga igihugu nk'Uburundi muri Afurika yo hagati, mu gihugu cyo mu burasirazuba bw'Uburayi ugasaba igihugu nk'Uburundi muri Afurika yo hagati kugaragaza aho buhagaze. Nuko rero muri politiki mpuzamahanga byabaye ubushyamirane burenze kure imbibi z'ibihugu byahuriye muri iyo ntambara. N'intambara kugeza ubu ngubu yabaye mu buryo butunguranye cyane kuva kimwe mu bihugu by'igisirikare gihambaye mwese n'ikoranabuhanga risumba iry'ahandi henshi hafi hose mwese gitangiza intambara ku kindi bituranye bidafite naho byagereranirizwa mu by'ubuhangange. Ibi byatumye intambara itinda kandi kanagorana cyane nuko ibindi bihugu nabyo iyo ntambara byayigizemo uruhare ku ruhande rwa Ukraine. Uhereye mu kwezi kwa kabiri kugeza ubu ngubu ntabwo birabasha kugaragara neza uko intambara yahagarara burundu binyuze mu nsinzi za gisirikare, ahubwo byazamuye cyane ibitekerezo by'uko hakorwa ikosa rito gusa ikaba yahita ihinduka n'intambara ya gatatu yesi, cyangwa se bikavamo intambara kirimbuzi, impande zihanganye zikitabaza ububiko bwazo bw'intwaro kirimbuzi. Intambara kirimbuzi iyo ngiyo ntabwo irabaho. Habayeho gusa ko igihugu kimwe cyonyine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arizo zigeze kurasa ibisasu kirimbuzi bibiri ku Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Ntabwo Buyapani icyo gihe bwari bufite izo ntwaro ngo nabwo buzirasi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ngo hagira abandi babyivangamo nabwo babufashe kubikora. Mu gihe intambara kirimbuzi yabaho ntabwo bitandukanye cyane ubundi n'imperuka cyangwa iherezo ry'ibinyabuzima mwese n'abantu barimo. Ni nacyo gihangayikisha cyane bigatuma ubureri intambara nk'iyi ngiyi muri Ukraine uko hagize igikoma abakurikirana iby'ubuhanuzi nabo batabura ubwo kugira uko bayihuza nabwo. Mu buhanuzi bwinshi bwagiye buhuzwa n'intambara zibera mwese ubu ngubu n'izivugwa ko zihategerejwe. Uburusiya n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ni ibice bibiri by'isi byombi bihafata umwanya munini cyane. Intumwa Yezu yakunze Yohani yanditse ko nyuma y'imyaka 1000 Satani yarafunzwe agakengeranwa ngo azongera kwaduka gutyo gusa noneho yedegembye mu buryo butunguranye ubundi atangire kuyobya isi abayituye n'ababategeka. Nuko muri Bibilia handitswe ngo umubare wabo ni nuko nguko muri Bibilia banditse bati umubare wabo uzaba ari munini cyane nk'umucanga wo ku nyanja. Bazashyira hamwe ingabo zabo bagere mu basirikare miliyoni 200. Muri Bibilia igitabo cy'ibyahishuwe 9 kuva kuri 13 kugera kuri 21 handitse byinshi ngo bizabaho. Iyo ngiyi gahinduka intambara ikomeye ku buryo umuriro, umwotsi n'amazuku bizarimbura 1/3 cy'abatuye isi mu ntambara nk'iyo ngiyo. Ibyo bigereranywa na misile z'ibisasu kirembuzi ngo bizaraswa bigahitana umubare munini cyane uko nguko w'abatuye isi. Iyo nayo ikaba intambara ya gatatu yesi ishobora ubwo ngubwo no guhindukamo intambara kirimbuzi muri ubwo buryo. Abandi iyo ngiyo ntabwo babura kuyita intambara ya nyuma y'ikiremwa muntu, intambara y'iherezo ry'ibihe ya nyuma izahuriramo amahanga yose y'isi, aho bigasesengurwa ko ari intambara izatangira nanone mu buryo nk'ubu ngubu bwa Ukraine n'Uburusiya, ariko igatangizwa nanone na Turkiye kuko ngo izafunga uruzi rwa Euphrates rutemba kugeza muri Syria na Iraq. Ibyo byose ngo bizaba biturutse kuko Turkiye izahagarika amazi ntakomeze kugera muri ibyo bihugu binyuze kuko hubaka ingomero z'amashanyarazi n'ibindi bikorwa remezo. Urwo rwo ni n'urugomero rwatangiye kubakwa. Muri Bibilia ni intambara zitandukanye zivugwa cyangwa zisobanurwa uko nguko ko zizaba nanone hagati ya Isiraheli n'Uburusiya. Imwe ikaba ari Isiraheli ubwayo ngo izayishoza mu nyungu zo gusenya idini y'aba-Orthodox ijyana cyane n'imyizerere y'Abarusiya benshi. Hanyuma noneho hakavugwa indi ntambara ihambaye yeswe ya Gog na Magog mu gitabo cya Ezekiel igice cya 38. Intambara byemeza ubwo ngubwo ko ari Uburusiya buzayiyobora bufatanije n'Ubushinwa n'andi mahanga menshi arimo abo mu bwami bw'Ubuperesi cyangwa Iran y'ubu, abikushi cyangwa muri Ethiopia y'ubu, n'abiputse cyangwa Libya, ndetse n'abo muri Gomeri na Beti na Togaruma. Gomeri hasobanurwa ubu ngubu nk'Ubudage, naho Beti Togaruma ikaba Turkiye. Aba bose n'andi mahanga menshi abo ngabo ngo bagateza intambara kuri Isiraheli, ariko ikavamo intambara y'isi yose. Iyo nayo ikaba intambara ya nyuma mu iherezo ry'ibihe ku isi.
ubundi buhanuzi bw'intambara ikomeye ngo izarwanwa no bubarizwa mu gitabo cya Daniel buvuga ko hari umwami w'ubwami bwa ruguru uzatangiza intambara kuri Misiri n'ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Iyo nayo ikaba imwe mu ntambara zihambaye zitegerejwe n'ubu mu isi. Abakora ubushakashatsi ndetse no gusemura ubuhanuzi nk'ubu ngubu buvugwa muri Bibiliya, cyane cyane iyo buhuzwa n'ibihisi camo, iyo ngiyo bakemeza ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bwo bwami bwa ruguru buzayishoza kuri ibyo bice bisigaye by'isi. Iyo ntambara ndetse bigaragazwa ko bimwe mu bikomeye bizayibamo birimo isengwa rihambaye cyane kuri Syria n'umurwa mukuru wayo Damas. Hanyuma aho ngaho Uburusiya bukaba bugomba byanze bikunze guhita nabwo bwitomera mu ntambara nk'iyo ngiyo ngo burengere mu cuti wabwo Syria. Iyo nayo ako kanya gahinduka intambara ihambaye izitabazwamo intwaro zibaho zose mwese n'ingabo nyinshi z'amahanga ahurijwe hamwe. Hanyuma Abanyamerika bazaba banayitangije intambara ibananire, bahungire mu nkengero z'umusozi wa Megiddo, aho niho bazarimbukira. Hanyuma hakaba ibindi byanditse mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 8, byose iyo bisobanurwa bihuzwa n'intambara ziriho no gukomeza kwihuriza hamwe kw'amahanga mu bice bigari bihangana n'ibindi, aho byose bihuriza kenshi ubwonko bwo kuba ngo Uburusiya byanze bikunze ari nabwo buhuzwa n'intambara ya nyuma kirimbuzi izatuma umubare munini cyane w'abatuye isi bicirwa rimwe. Buri gihe ibingibi ni ibintu bihuzwa no kuba hagomba kuba hihangana rikomeye cyane mu ntambara nayo ikomeye igomba gutuma ibihugu byinshi byitwa ko ari byo mu burengerazuba bigomba guhuriza hamwe ingabo zabo. Urundi ruhande narwo rukaba ibihugu byiganjemo ibyo muri Aziya yo hagati, nabyo bikajya ku ruhande rw'Uburusiya buzihuza n'Ubushinwa, Irani ndetse n'Ubuhindi. Hanyuma umuryango wo gutabarana n'ubufatanye mu bya gisirikare OTAN nawo ugahuza ingabo z'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. Intambara ikayoborwa n'umwami wa ruguru usobanurwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi OTAN nayo ikazasenywa noneho burundu muri iyo ntambara ihambaye, ariko ngo igasiga na none 1/3 cy'abatuye isi bose bahasize ubuzima. Sinebyo gusa kuko mbere y'iyi ntambara nabwo mu nyandiko z'intumwa Paulo aho basobanura noneho ko hariho Isiraheli ebyiri, imwe nk'igihugu indi nk'itorero mpuzamahanga rya Gikristo. Abo ngabo bakaba bagomba nabo kubarizwa mu ntambara isobanurwa nk'izabahanganisha n'aba-Orthodoxe. Kubarizwa mu ntambara isobanurwa nk'izabahanganisha n'aba-Orthodoxe, iyo havugwa aba-Orthodoxe nk'uko nguko buri gihe bihita bihuzwa nabyo n'Uburusiya ako kanya. Naho mutagatifu Paisos wa Ethos mu idini y'aba-Orthodoxe yahanuye intambara ikomeye hagati ya Turkiye n'Uburusiya. Iyi ngiyi ngo ikazaterwa n'ingabo za Turkiye zizigabiza ibice byinshi by'ibihugu by'uburasirazuba bw'Uburayi na Ukraine, zikegera cyane ahubwo n'imipaka y'Uburusiya butazasigarana andi mahitamo yariyo yose atari ukurwana na Turkiye. Iyo ngiyo kuri inshuro none ingabo za Ukraine zikaba zizifatanya n'iz'Uburusiya kurwanya Turkiye. N'Abanyaturukiye ngo bazabanza kwihagararaho bikomeye cyane, bakazagaragarana n'ubuhangange butangaje bwa gisirikare bwose bushoboka, bakigarurira nyine n'ibice binini cyane mu Burayi. Ariko mu kurangira kw'intambara Turkiye itsindwe bikomeye hamwe n'abazaba bayishyigikiye bose, ku buryo bizarangira na none 1/3 cy'Abanyaturukiye bose bayisizemo ubuzima. Abazasigara benshi muri bo bazareka kuba abayisilamu, bose bahinduka abakristo, kandi Istanbul yongere guhinduka ya Gikristo nk'uko byahoze kera, ndetse yongere kwitwa na none Constantinople. Naho katedrale ya Sofia yahinduwe umusigiti, nayo yongere ibe kiliziya y'abakristo b'aba-Orthodoxe nk'uko byatangiye. Ibi byo ni itariki bitegerejwe kuberaho iranditse, irazwi. Ni imyaka 600 kuva aho Constantinople yafatiwe n'abarwanyi b'abacyereka bakayihindura Istanbul, hari mu 1463. Ubwo rero uwo nguwo n'umwaka uteranyaho indi myaka 600 bigahwana neza n'ibihumbi 2063. Ubwo ni nabwo Turkiye izaba yarageze mu buhangange bwayo bwa nyuma, ari nabwo izashoza izo ntambara zizayisubiza hasi burundu n'ibice byahoze ari bya Gikristo bikongera gusubizwa uko byahoze. N'ubuhanuzi bwinshi cyane rero mu bitabo bifatwa ko ari bitagatifu bugaruka ku ntambara zikomeye zisobanurwamo ko zizaba zihambaye cyane, ari iz'ubukana bwo kwitwa iz'isi, kandi zikanagwamo benshi kuko zizaba ari mpuzamahanga. Undi muhanuzi n'umumenyi w'umu-Orthodoxe Schema Chementreit Christopher wapfuye mu 1996 we yanditse ko Ubushinwa buzatera intambara ihambaye, Uburusiya bukifatanya nabwo. Ibyo nabyo bikavamo indi ntambara kirembuzi ishobora kuzatuma abatuye isi bahura n'ikibazo gikomeye cyo gukomeza kubaho, kuko umwuka n'ubutaka byese bizahumanywa bikomeye n'ibisasu kirembuzi bizakoreshwa muri iyi ntambara. Undi nkawe witwa Serafim Movchevsky
we mu nyandiko ze ashimangira ko ubufatanye bw'Abashinwa n'Abarusiya buzagezwa ku kigero cyo hejuru kubera intambara nyinshi bazafatanyamo, ariko ngo rimwe noneho Ubushinwa buhindura uruhande ubufatanye n'ibindi bihugu bibarizwa mu burengerazuba bw'isi byose hamwe birwanya Uburusiya, ngo hazicwa benshi Uburusiya kandi butakaze bimwe mu bice by'ubutaka bwabwo, ariko intambara isozwa ari Uburusiya witsinze. Ni mu gihe abandi nabo baharuye ko intambara ya gatatu y'isi izahindukamo intambara kirimbuzi, ngo ahubwo izatangizwa no kuba Ubushinwa buzafatanya n'Uburusiya bakarasa ibisasu kirimbuzi kuri Isiraheli birasiwe muri Libya, hanyuma inshuti za Isiraheli zose zifatanije nayo nabo bagakora ku bubiko kirimbuzi bwabo mu ntambara ihambaye n'Uburusiya bufatanije n'Ubushinwa. Bijyanye n'intambara n'ubundi ubu ngo birwanirwa muri Ukraine, kuri benshi mu bakurikiranira hafi by'ibihe n'ubuhanuzi barayibonamo gusa isura yo kwihuza kw'amahanga mu matsinda ategurirwamo ubufatanye nyabwo bw'ibihugu mu ntambara ngari z'ahazaza zishobora kuvamo imwe cyangwa se nyinshi zakwitwa iz'isi, uhereye ubwo nyine no ku ya gatatu kuko harangiye ebyiri. Ikibazwa mu buryo rusange buri gihe ku ntambara ngari z'ahazaza nk'izo ngizo, ari nacyo ariko kandi gikomeye kurusha byose, nta kindi ni ubukana bw'izo ntambara mu gihe abarwana bazaba nabo bifashisha intwaro kirimbuzi, bamwe bazirasa abandi nabo akaba arizo babasubiza barasa. Ibyo birazwi ko bishobora no gutuma intambara zitaramba cyangwa ngo zitinde, kuko aho ibisasu nk'ibyo ngibyo biterwa ubwo bw'intambara izajya bihagarariye aho ngaho, kuko nta kinyabuzima cyangwa se umuntu uwo ari we wese wahasigara wo gukomeza intambara.